ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwundi we Mana ubuntu bwawe nibwo bwansuye Mana we bakuye kure ungera umwana mu rugo none ubu ngenda nemye ntacyo nari kwimarira ndagufite ntacyo nari kwishoboza ndagufite ntacyo nari kwimarira ndagufite ntacyo nari kwishoboza ndagufite ibyo mfite byose ni wowe wabimpaye ibyo mfite byose ni wowe wabimpaye ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe ibyo mfite byose byavuye mu kiganza cyawe wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza iya wenyine wanyere aho tugire gutyo ukuboko kw'iburyo wanyeretse aho noneho gatugire gutya wanyeretse aho Mana kweretse neza uno mwaka wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza wanyeretse ineza ihambaye haleluya haleluya tugiye gusubira kubivuga gutyo wanyeretse ineza ihambaye umuntu ufite akantu mu ntoki tukazamure ubwicubero c'Imana nitumara dusimbuke tuvuge ngo wanyeretse ineza ihambaye surango kandi papa ufite telefone yatse ubwicubero c'Imana yego yego Imana wahumugisha Manurera, 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 tuvuga ngo Mana urera ibihe ibizima n'abakuru n'abaserafi bose bavuga kurora ibizima n'abakuru n'abasera wenyine bose natwisanga wiremeye batureko uruwera imirimo warukorera abantu bawe turasubiramwo uyu munsi narawusengeye kabisa Imana ishimwe ko iduhaye umunezero Manurera 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 ay eleka Manurera
manurera bakacu tuge manurera ibizima n'abakuruna baserafi bose bavuge kuri wera ibizima n'abakuruna n'abaserafi wenyine bose natwisanga wiremeye pature kuri wera mwami we imirimo uhora ukorera abantu bawe mana we manurera dusubiremo. Okay, harakandi kavuga ngo none imbaraga zawe zirakomeye none imbaraga mu kwezi kwa mbere nabonye neza yawe mu kwezi kwa mbere aho nabonye ineza yawe mu kwezi kwa kabiri we mu kwezi kwa gatatu we bishitse mu kwa gatanu mu kwa karindwi we mu kwa munani we mu kwa cyenda mu kwa cumi mu kwa cumi na rimwe mu kwa cumi na kabiri nabonye ineza yawe 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 ahari wankuye kure mu mwijima ushira habo wankuye kure aha wankuye kure we usibanganya usibanganya we usibanganya we usibanganya yeme tubivuge tugize gutya usibanganya we usibanganya we amateka mabi uvuga itero kuva kumenye mwami wajumbera musha buri munsi naho kwandika ibyo ukorera Yesu naho kwandika ibyo ukorera Yesu aila naho kwandika ibyo ukorera Yesu naho kwandika we naho kwandika gabanya cyane papa tuvuge gutyo
kwandika we kwandika ibyugo usibanganya we yawa yawa usibanganya we haleluya haleluya amate usibanganya we usibanganya we usibanganya we bima krive lako kofere deba usibanganya we wakuye kure we haleluya haleluya shirabona wakuye kure we wakuye umishima shira sibanganya we sibanganya amateka mabi upindu usibanganya we sibanganya usibanganya we usibanganya amateka mabi yeme tugire gutya dushima Imana usibanganya we usibanganya amateka mabi ubiri indwara kwa muganga bananiwe hari abawagaburiye bashonje baburaye hari abawambitse imyenda batazi icyo ari cyo watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro watubereye twese watubereye ni wowe ushigikira inzira zacu kandi nirashikira ni wowe ushigikira inzira zacu kandi nirashikira watubereye uzi kubyuka bana n'umuntu utagukunda sibyo no akajya abona umugani w'abandi uramudepashe utabishaka akagenda gukurikije ijambo ngo icyama n'ikigaruke sibyo icyama n'ikigaruke no n'imbere y'umuryango yagira amahirwe Imana ikamwihorera nyine agakora ibyo ashaka akanatega noneho wabitambuka ugakomeza ukagenda yategereza kugaruka babyimbye amaguru akabona umeze neza haleluya ni wowe ushigikira izi ntambwe zacu urazizikamye
dufite amashimwe mu mitima pe, sibyo? Dufite amashimwe. Ayiwe manuka gato. Ntiwigeze udutererana, aho twagendaniye Yesu we papa, ntiwigeze udutererana. Yesu we ntiwigeze udutererana. Aho twagendaniye mubyeyi wacu, ntiwigeze udutererana. Yesu we ntiwigeze udutererana. Twongere aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana. Ntiwigeze udutererana. Aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana. Yesu we ntiwigeze udutererana. Aho twagendaniye, Yesu we ntiwigeze udutererana. Ntiwigeze udutererana. Namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana, kandi n'inshuti ntizitinya kubikora, ariko Imana twakurikiye ntigitererana abantu. Mu makuba no mu byago ntidutererana, mu makuba no mu byago. Dusubiramo. Namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana, mbese n'imiryango yakujugunya bigakunda, n'umugabo washatse yagenda bigakunda, n'umugore washatse yagenda bikemera, abaturanyi bakuzi bakujugunya ku nzira, ndetse wabuze n'icyo kurya, waburara bigakunda, ariko Imana twakurikiye ntigitererana.